ati ngiye kukureka ugume kuri buno butaka, ugume hano ngiye nigendere, inyota yawe yo kwihorera iguma aho ngaho ikwica. Bivuze ngo agiye kumutano yigire muri hehe, muri Storybrooke, muri wa mujyi wacu. Mbona umukobwa akomeje kurota kibaho, bikigaragara uno mugore arakizi Snow White, kandi karera bwira uyu mukobwa Aurora katakizi. Guteye sleeping curse cyangwa se uburozi bwo gusinzira cyangwa se umuvumo utumusinzira, wisanga muri icyo cyumba cyuzuyemo umuriro uri gushya. Ati impamvu uriya mwana Henry wari kukijyamo kandi tarigeze arugwa gusinzira, bigaragara ko ari uko ntigeze mwizera. Emma niko yavuze. Ati dufite campus ariko ryavu rya kakabati ya wardrobe na wundi urifite Nicola, ivu bashobora kuvanga ni campus bakaba bakwerekera hehe basubira muri mwisi baturutsemo muri wa mujyi wacu Storybrooke. Kumuhagarika Kora, undi aramubaza ati gute. Asa ndagira ngo ukurikire hano hantu sasa uburyo ibintu bigiye kumera. Isi turimo ntago ariyo Ramporostile Skin arimo, uri kumva? Sasa bise babwira kano gakobwa kuko kari kujya mu nzu zikagahura na wa mwana Henry kandi ari muri yasi wa mujyi wa Storybrooke. Uri mpamvu mfashe stop, uno mukobwa agiye gusinzira ahure na baragiye baramubwira ati genda usinzire wongere uhure na Henry mu nzozi, nurangiza utume Henry abaze Ramporostile Skin uburyo twakwicamo no murozi Kora uri muri iyi si yacu tukamwaka riri yavu tukagaruka. Nuko ngo bagiye gukomunika nawe mu masa atandukanye banyuze mu nzozi. Mwihangane ntago nongera. Umva iki cyaro ukuntu gifite uburere buke, ngo Emma Swan na Snow ngo baracyari bazima. Ubwo ni mama wacu witwa Emma na Snow White nyogokuru kibavuga mu mazina ngo baracyari bazima, bamenye ko byibura bakiri bazima. None se wa mugore ubonye mu nzozi niwe ubikubwiye ndagira gukurikira hano witonze. Ati hari umukobwa duriye mu nzozi yitwa Aurora, uwo mukobwa arambwiye ati hari umugore wenda kuza kuri buno butoka bwacu ngo bari kugerageza ko bamuhagarika. Ndagira ngo wumve uwo mugore ninde, twe turamuzi Nicola mama wa Regina Mills. Ati uwo mugore nta wundi muntu wamushobora usibye Mr Gold ariwe Ramporostile Skin. Ati niyo mpamvu bashaka ko Ramporostile Skin yababwira uburyo bahagarikamo uwo mugore ataraza muri uyu mujyi wacu. Sasa ko rukuntu Graniyanga Mr Gold nk'umurozi akanga n'iki kigore cya Regina Mills yese abwira abakiriya ati musohoke ngiye kwita mfunga iduka ryanjye, bano bantu naga bashaka muri restaurant ye. Nshaka ko dufatanya ngiye nawe gishobora kongera kikatwunga. Wumve yamufungiye shira imyaka 28 none ashe kumusaba ubufasha kagabona akagome kagira inzika. Kora ari guturuka ku butaka bwacu aho twavuye, ari kuza hano ndagira ngo tumuhagarike. Kora ni mama we wari kwitanye wari guhamagara mu izina, ni mama we aka gasaza nako karamuzi karamutinya. Kora garagara kwe muri uyu mujyi kwe twese byatugira ingaruka mbi, ndagira ngo tumuhagarika ataraza. Atwenda ko ushobora kuba wamuhagarika nk'ibisa nko kuva kera, atari ko kuri iyi ncuro hari itandukaniro. Kera washoboraga kuba wahangana nawe, ariko kuri iyi ncuro hari itandukaniro. Nirihe tandukaniro? Twongera tugahurira mu nzozi amasaha 2 ni ka Aurora cyangwa se Aurora. Ati twapanze ko twongera tugahurira mu nzozi amasaha 2, nukubanga amasaha 2 nashira bazajya baryama baganire bapange gahunda y'uburyo bahagarika uriya mugore. Ati icyo gihe Prince Charming na Snow White bashatse imaji zidasanzwe kugira ngo babashe kuzirika umunyemaji wari ukomeye, bamushyira muri gereza ikomeye, muri dungeon wabyita nk'ubuvumo, ikigereza gikomeye. Ibyo bintu byibuke byabayeho. Uyu mugabo bamufunga Snow White afunga no mugabo Ramporostile Skin mu kigereza yararimo. Ati icyo gihe ndabyibuka kuko nabisomye mu gitabo, icyo gihe bakoresheje Cinderella bagufungira muri gereza. Bivuga ko bakoresheje Cinderella, uyu mugabo akimara bamuhaye ibaba akimara gusinya ku masezerano ahita afatwa, bahita baza baramuzirika bajya kumufunga. Ibyo mwarabibonye, akana karasomye kaba kabizi. Aravuze ati ukwezi kutarare nako izuba ritararenga, uyu munsi barimo mbere yuko izuba rirenga, ubwo ni mu mugoroba nyine nka saa 12 hamwe izuba riba rirenze, ngo tumushyire campus ngo cyangwa yicura mukobwa w'imfungwa afite ari wende Aurora. Reka turebe kugira ngo tubone ubuzima bwa Aurora, reka tumushyire no campus uyu mukobwa n'umuti ntago yifuzaga kubafasha. Mama biragenda gute? Nawe birasaba ko babanza bakongera bakaguha izindi kasi cyangwa se ubundi burezi kugira ngo wongere usinzira. Tuya ntago aribwo biri bukeneye kuko ubwo bamaye burahagije. Iyo warozweho rimwe gusinzira bihora bikubaho. Icyo nyine ni ikintu cyamfasha gusinzira cyane, hamwe uba wasinziriye cyane, sinzi ukuntu mu Kinyarwanda nabivuga, umeze nk'umupfu wasinziriye cyane, ubwonko bwawe nta kintu kimwe buri gukora. Maze icyo gihe nibwo nanjye ndibuza kwisanga muri kiriya cyumba nkaganira n'umwuzukuru wanjye akambwira icyo twakora tugahagarika uno murozi Kora. Ati hari ahandi hantu nzi dushobora gukura uwo muti wuva miriya puderi yagusinziriza nawe, ariko harimo amasaha uvuye hano kugira ngo babone iyo puderi yasinziriza Snow White akajya mu nzozi agahura n'umwuzukuru we. Tugize amahirwe ko bagarutse uyu mwana, naho ubundi n'igihe umuntu agenda yagera muri kiriya cyumba ntagaruke. Ati reka tureka aruhukeho gato mbere yuko twongera tukamwohereza muri kiriya cyumba. Dore sogokuru umwana ukuntu muri umwana wanjye yongera ajye gushya, ni sogokuru we, ariko nitutohereza uno mwana ngo agende ndabizi vuba bidatinze Snow na Emma baraza kuba bamaze gupfa kuko umugore bahanganye nawe ndamuzi ntago yabatuma barama igihe kirekire. Sasa sogokuru umwana ari we Prince Charming ari kuvuga ati mureke no nabari ngiyewe musinzirizo kugira ngo umwana asubireyo, abari ngiyewe ugiye bakabwira tubwo utigeze ubona iyo sleeping cast cyangwa se iyo ubwo burozi bwo gusinziriza, ushobora kujya muri kiriya cyumba
ntuzongere gukanguka ugapfira ayo ugasinzira ubuziraherezo kuko atigeze abirogwaho. ati uburyo bwongere twahagarika muri ya mugabo, ati hari ink cyangwa se uriya muti nk'uriya w'ikaramu ya miti bandikisha, ati hari ink iri muri ya gereza twigeze gufungiramo Ramporostile Skin, ati niho yayihishe. uwo muti w'ikaramu mugende muwufate, niwe ushobora kuba wahagarika kola bagende bagushaka.